Hello ni Ive wanyu, Ive mukunda. Welcome kuri TV show, Boston TV show. Akaba ngiye kubagezaho ibintu bya danje uyu munsi noneho ibintu nabateguriye nakaga nakandare. Nabazaniye umukobwa mwiza muri Kigali ewana. Uri kubikecera bigacika ku mbuga nkoranyambaga hano hose. Ewana nawe numureba urahita uvuga uti wow. So beautiful girl. How are you? I'm fine. Nishimiye kukuvugisha cyane. Murakoze cyane nanjye mugerageje mwavugira muri mikoro kandi mukavuga cyane. Murakoze cyane nanjye nishimiye kuvuga. Cyangwa uko njya mbikeka abantu nyine beza b'i Kigali ukuntu bavuga nyine nibisanzwe nyine muvuga mwirya. Umukobwa ariko kwirya biba bigomba kubaho. None se turetse kubeshya ubu bwiza ubukura kuri nde ni kuri mama na papa cyangwa n'Imana yakuremye nyine akakorema ku munsi mwiza cyane. Ababyeyi banjye ni beza. Wavuga cyane? Ababyeyi banjye ni beza. Ubwiza bukorera ku babyeyi. Ahubwo nanjye nacitse ururondogoro bitewe n'ubwiza ufite cyane, ariko ikintu nashaka kubaza ni kimwe. None se waba witwa ndubundi mukobwa mwiza? Reka dukomeze byibuze tugire n'ikiganiro. Ngiye n'amahirwe yo kumenya izina ryawe ndaprofitiraho kabisa. Nitwa Benon. Witwa Benon? Benon risobanuye iki? Ikintu gikomeye cyane. Wow, ni akazina keza. Nanjye nitwa Eve. Nice to meet you. Witranwa na brother wanjye muto. Amata byaye amavuta kuri Boston TV show. Namwe murabona ukuntu uyu mukobwa namubagezeho kandi asa neza ari mwiza. Araseka mu cyaro gashekeka. Ariko se mane noneho kandi koko ari igihe rigeze kujya gusenga Imana nambwa ngo ntacyo nazakwereka muri isi ya rurema. Nukuri ngenda mbibona Mana nukuri uratangaje. Kubunyicuragije n'iki gikomangoma kazi asundi kwagira ngo uri nk'umwamikazi. Uri queen? Ndi queen. Uri queen? Yego. None se ubundi usanzwe uba hehe queen? Nibera Igikondo. Wibera Igikondo? Yego. Amwe muri amapartema mashasha cyangwa se ni wowe usanzwe ufite inzu yawe? Nibera kuri Mirezi ya kabiri. Reka kurangira abantu aho ngaho ngira habwira inyuma ya kamera. Ndabaza. Ntabwo nababwira mbere y'igipanga ariko. Mujyana nimero. Akose ubu ngubu noneho akose Mana nanjye wamaye igipangu gifite nimero. Mana ndakwingize mu gipangu gifite nimero. Ariko reka dutangire rero turamaze kumenya ko yitwa Benon ni umukobwa mwiza, umukobwa w'i Kigali usa neza. Nanibagiye kubeta y'ifime yanjye. Ariko ruwambonye nanjye? Nakubonye nawe uri kibolari. Ako kajambo ndakagenderaho imyaka 5 kuko rwose umuntu ukambwiye ni inyamibwa cyane. None se reka nkubaze shu nakwita shu nta kibazo? Nta kibazo. Ariko noneho u Rwanda rugira beza. Okay Benon. None se ubundi usanzwe ukora iki mu buzima busanzwe? Njyewe ndi umucuruzi. Uri umucuruzi? Mwamucuruzi biki? Ibintu bya made in Rwanda, ibintu bijyanye n'ibiseke urabizi? Yego cyane ndabizi. Ibiseke, imitako ya kinyarwanda kabisa ebana. Sibyo no kuba tubicuruza tuzi no kubikora ni gakondo y'iwacu. Umuntu abikeneye mwana muderifaringira ku isi hose? Twamuderifaringira. Okay. Ako nukuri ukora ibintu byiza pe. Ndagushimiye cyane ukora ibintu byiza kandi bisa neza. Nukuri ndishimye kuba ndi kumwe nawe. Rero kuri uyu munsi w'umugisha ngizeho kukugira ndabizi urabizwa nagushakishije kenshi nakwandikiye kuri Instagram yawe, narakwandikiye kuri ahantu hose hashoboka. Rero uyu mugisha ngize ndashaka ngo byaze mu musaruro kuko hari ibintu byinshi nyine biba bivugwa ku bakobwa beza nkamwe. Nari mfite amatsiko yo kuba nabyibariza umukobwa nanjye mbona ko ari mwiza. Ese byibuze mwamaye mahirwe? Nta kibazo wambaza. Okay. None se abantu benshi ko bakunda kuvuga ngo abakobwa b'inzobe cyaba bameze nkaho kunguko uri gusa bashobora kuba barashyizemo utuntu turungo dutandukanye twinshi cyane dushaka gutuma baba beza cyane cyangwa se wenda abantu bakabanyomoza cyane. Ese nawe haba hari amavuta wisiga? Njyewe ntago ndi muri abo bakobwa. Simakanye ko bahari. Ariko ntago ndi muri abo bakobwa. Ntabwo uri muri abo bakobwa? Njye kuva navuka ukundeba ukunsa n'ukunguko. Kandi nisiga amavuta aba ari vaseline. Aba ari vaseline? Aba ari vaseline. Nta bindi byahatari nshyiramo cyangwa se ntabwo njya nshakisha ibirungo by'umubiri wanjye. Wisiga vaseline gusa? Nisiga vaseline. Amwe amavuta y'abana? Nisiga amavuta y'inka yitwa Doctors. Urayazi?
urumva bitewe ni amavuta meza okay, cyane reka tureke kugira ngo dutere ishyari abandi bavandimwe bameze nkanjye ntabwo gusa ni amavuta meza cyane ko ufite uruhu rwiza biragaragara pe. None se mwamukoreshereza imisatsi yanyu mukoreshereza ariko nayo mbona ari myiza tuyikoreshereza kwa Muzungu Salon. aha none se Benoni wigeze kumbwira ngo nize kuguhamagara urambwira ngo uri Turkish ubundi munsi ndaguhamagara urambwira ngo uri muri za Kenya nyine ari igihe umbwira nyine ahantu henshi hatandukanye. Ese Benoni ubundi ugiye gukora y'iki cyangwa se ni bimwe bajya bavuga abantu bashinja abakobwa beza kuba bajya kwigurisha hanze bakaza bafite amafaranga badashobora no kuba bakora expertise nyine bashaka kudasobanura ahantu amafaranga yaturutse. Wowe iyo umbwiye ngo uri muri ibyo bihugu wagiye mu gukora iki mbese nyine nshaka unsobanurire. Urumva business yanjye ni made in Rwanda. Yego. Hanze y'igihugu hari abantu bishimira ibyo dukora. Mfiteho nk'abakiriya akaba amakomande akambwira ati nkeneye mu cyumweru kimwe unzanire komande y'ibi n'ibi nkagenda nkabikoresha ku baturage banjye dukorana noneho nkabimushyira cyase nkabibashyira undi nkagaruka kuko niba ubizi neza ntabwo njya nindayo. Buriya igihugu ushaka kuzakorana nacyo cyangwa se wifuza kuzakorana nacyo mu gihe kiri imbere cyangwa se ufiteho intego yo kuzakorana nacyo cyane cyane ni nk'ikihe? Ahantu nkunda kugira abakiriya cyane ni muri Kenya. Muri Kenya? Abanyakenya kabisa nibo dukunda gukorana cyane. Unazungumza Kiswahili? Najua. Unajua? Urabona noneho ko ibintu byose ni show kabisa, ibintu ni biri funny birashimisha. Njyewe n'ubwa mbere ubundi nishimye mu mateka yanjye, niyo mpamvu ugiye gukuramo izi rinete mukarira n'amaso yanjye. Abantu benshi bakunda kumbwira ngo abakobwa beza bapfa ubusa. Iryo jambo ko abakobwa beza bapfa ubusa waba ubyumva gute? Ntabwo njye mbyumva nyine nk'uko babivuga ko buri muntu wese afite ikintu Imana yamugeneye. Yego. Ushobora rero n'ikibazo runaka abantu bakumva ko ari ubwiza butumye upfa ubusa, nyamara nyine ni igeno ryawe. None se ko hari abantu none se mwebwe mu bundi musanzwe namo mugira social media nyine ziriho ibintu mukora cyangwa se mwebwe mugira social media ziriho mwebwe? Dufite social media ziriho twebwe ariko turacyari kwiyorganiza fresh ku buryo twashyiraho n'imbuga nyine runaka zamamaza ibikorwa byacu. Yego. Ubu turi gukorana n'abantu batuzi kuko urumva n'umushinga watangiye kera. Yego. Kubwa mama wanjye njye niwo mwuga we kuva kera ndi umwana. Yego. Rero urumva ibya social media kera ntago bari babizi. Yego. Urumva nanjye nafashe abakiriya yakoranaga nabo mbere. Yego. Ariko njye ndashaka kubikora ku rwego bigera nyine ahantu hose buri wese yagenda akabihasanga. Yego. None se Benoni gushyiramo itandukanye abantu urumva hari abantu benshi bakora ibi bintu cyangwa se bameze bashaka no kuba babyinjiramo. Njye nabonye imodoka wajemo numiwe. Imodoka wajemo rwose nayirebye ewana. Njye ntabwo numva ukuntu umukobwa ashaka gutunga Balabasi Benz. Ashaka gutunga Balabasi Benz kabisa ewana. Ku buryo nyine nanjye ubwanjye ntaratekereza no gutunga Karina, ariko wowe ufite iyo Balabasi. None se Benoni tutagiye wenda mu bintu byinshi cyane, tutagiye mu bintu byinshi buriya watangiye gukora ubundi ufite nk'imyaka ingahe kugira ngo barumve urugendo rwawe? Maze imyaka 3 muri ibyo bintu. Maze imyaka 3 muri ibyo bintu? Ku giti cyanjye. Ku giti cyawe. Wowe none watangiye icyo wakita nka kariyeri yawe? Nabikuriyemo ibyo bintu nabikuriyemo. Uwo ni umwuga nakuriyemo. Yego. Ariko noneho mugira uwanjye nanjye mu myaka 3 ishize. Okay. Reka noneho tuzakore part 2 turebe neza. Tuzaba twagusuye hari ikibazo? Nta kibazo muzansura. Murakoze cyane kuduha ikaze. Tuzaba twamusuye turebe neza uko bimeze atwereke uko adusangiza amakuru, adusangiza ubwenge, adusangiza ubumenyi bw'icyo twakora ndetse n'icyakurikiraho. Ibyo byose bizadufasha nk'abandi bantu nabo bashaka kwiyubaka no kugera kure. N'ukuri kandi ndagushimiye cyane.
yego nanjye ndabashimiye. Ikintu cyose uzakenera natwe uzakitubaze tuzagufasha. Murakoze cyane. Murakoze kandi uri umukobwa mwiza cyane. Murakoze cyane. Mukore subscribe, like, share, mutange n'ibitekerezo by'ikintu mubona twahindura cyangwa se twabagezaho mukeneye kumva. Ciao murakoze cyane kuri TV Boston Show. Gira ikintu wabwira ubasezera. Icyo nababwira courage mu byo mukora. Yego. Kandi mujye munasenga Imana, byose bishorojwemo n'Imana birakunda. Yego. Wicika intege mu gihe ukiriho. Okay. Mu gihugu cyaguhaye amahirwe. Ikintu cyose washaka kugeraho wakigeraho. Okay. Thank you.